azasenyuka ikintu cyitwa abamasayi. Ikintu cyitwa abamasayi kizasenyuka. Bibiliya iravuga ngo nkuko umwanda uva mu kibuno izakirimbura buheri buheri. No mu masayi ubyumva n'uzabyumva. Uwiteka arabazi yarabahagurukiye. Mwishe benshi, mubabaza benshi, mukoresha byinshi by'amangetengete, ariko Uwiteka arabaziye n'ukuboko kw'iburyo. Ibyo mwiringiye, ibyo mwizeye, ibyo mwebwe b'amasayi, mwebwe b'amasayi mbisubiyemo. Sinzi niba nabivugisha. Marayika nabonye yikaraga arahanura ku itapi y'umweru, aravuga ngo nduwiteka ndirahiye. Abamasayi barakosheje, barahemuka, bamena amaraso, biyongeza abandi, bahemukira abantu, bica abantu, barwanya Imana, ntibemera Imana. Uburozi bwanyu utazabujugunya azaburya. Buzaguca mu matwi, buguce mu maso, buguce mu mazuru. Wowe masayi, ndi kuri ubu buhanuzi bw'igihugu cya Kenya, Imana mwebwe yabagarutseho inshuro irenze imwe. Nimbivuga uku, wowe utwumva udukurikiye, marayika niba ari ikintu barishe mu Burundi, abamasayi nagendaga mbona intumbi, kandi nkabona ngo ababishwe n'abamasayi, babishwe n'abamasayi. Mbona intumbi mu Burundi zishwe n'abamasayi, ugura uburozi. Mbona intumbi mu Rwanda, mbona intumbi Buganda, mbona intumbi Tanzania, intumbi Sauza, intumbi Kenya, intumbi Congo Brazzaville. Mu bihugu bitandukanye abamasayi n'umusirikare ufite inkota yo kwica, utagarukwaho n'itangazamakuru, utagarukwaho n'umuntu uwo ari we wese. Twe ntiturogekane hagira umuntu umbwira ngo ubwo ngo bazakuroga. Nge ntawe undoga, sindogwa, sinzanarogwa. Uwandoze n'umwe ni Yesu Kristo. Ubu nibwo burozi nariye. Nubwo twahura rero namubwira ngo nutihana uzapfa, kandi uzapfa nabi. Ngira ngo rero mu butumwa nahawe mu gihugu cya Kenya, masaye yagarutsweho inshuro irenze ebyiri. Imana imbwira ngo ababangije umugabane bangiza igihugu. Umurozi witwa umumasayi acuruza uburozi, acuruza amaraso y'abantu, kandi agura amaraso y'abantu, acuruza umuntu, agura umuntu. Amaye ku gihugu cya Kenya, yego ufite ikarama bwandike mu butumwa Imana yampaye kuri iki gihugu cya Kenya, cyangwa se ubuhanuzi. Ngira ngo nibwo ntangiye kubutangaza. Ntabwo ari bwo sengeye Kenya, muranyisengera, ariko hari ubutumwa Imana yampaye kuri iki gihugu kiherereye hano iwacu muri EAC. Yego mu by'ukuri rero ngira ngo nanone nibutse umuntu utemera ubuhanuzi, biragoye ko wakurikira iki kiganiro utemera ko Imana ivuga, utemera ko Imana ikora, utemera ko Imana ibaho. Biragoye, ariko wowe tuguhaye ikaze tugiye kubana muri uyu mwanya mu butumwa Imana imaze iminsi yaraduhaye, nk'uko tuzahava tujya muri Kenya, tukaza mu Rwanda, tukagera Congo Brazza, ndetse n'ahandi Uwiteka yadushoboza. Ntabwo ahanini rero duhanura kubera ko duhuje abantu ururimi cyangwa duhuje abantu imico, ahubwo umwuka wera n'umuyaga ahuha uko ashaka cyangwa uko agomba. Ngira ngo ntabwo ari Kenya gusa, ahubwo n'ibindi bihugu Imana igwa kubivuga cyangwa se kubivugaho. Imana yiguhaye ubutumwa bwo kuvuga. Mu by'ukuri rero tuguhaye ikaze, Imana iguha umugisha ubana natwe. Reka twubahe Uwiteka, dusenge kugira ngo ntitugabanye ntitunongere, ahubwo izina ry'Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo rishyirwe hejuru. Turagushimiye Mwami Yesu, wahanitse ikirere udendeza inyanja. Gusenga ni ukuganira nawe, ukwizeye azakubona kandi ahabwe ubugingo buhoraho, ntabwo azacibwaho iteka ukundi. Natwe turagushimiye rero ko ijisho ryawe ritareba
hariya na hariya gusa, ahubwo rirebera hose icyarimwe. Yesaya yareretswe aravuga ngo ufite amaso 36. Ubu butumwa rero waduhaye uturinde kugabanya cyangwa kongera, utubere arufa, tubere omega, ubitangiro n'iherezo. Ngaho turacecetse, wowe ivuga kandi uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Shimwe n'iryawe none n'iteka ryose, amen. Urakoze cyane wowe udukurikiye, Imana iguhe umugisha. Tumaze iminsi dusengera ibihugu cyane. Nge nahawe uyu muhamagaro kuva mu mwaka wa 2012 na 2013, ubwo nasengeraga igihugu cy'u Burundi. Imana imbwira ngo usengere umwaka wa 2015. Shitani ashaka kwica abantu benshi, nk'abo yishe mu Rwanda, nk'abo yishe no mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse binkura mu gihugu cyanjye njya kubayo imyaka itari munsi y'9. ngira ngo umwuka w'Imana arambwira ngo uzenguruke intara zose, igihugu cyose. Kuva icyo gihe rero marayika yamaye ubutumwa kandi ampa n'impano yo gusengera abarwayi, gusengera ibihugu, gusengera abaperezida cyangwa se n'abandi bantu batandukanye. Niyo mpamvu uzabona kuri iyi channel hacaho nk'ubuhanuzi bukomeye cyangwa se bufite imbaraga, mu buryo bamwe banambwira ngo mpanura ibintu birenze cyangwa bigoye cyangwa se biruhije, ariko sijya ubihanura, umwuka w'Imana niwe ubihanura. Na buno rero tuvugana, marayika yampaye ubutumwa ku gihugu cy'abaturanyi cyo muri Kenya. Imana yarambwiye ngo igihugu cya Kenya bazatunga intwaro za kirimbuzi. Muri Afurika mu nkubiri mugiye kuzabona mu minsi iri imbere, twe duhanura ubuhanuzi tutitaye ngo nuri bubishime cyangwa nuri bubyange, nuri budushyigikire cyangwa akadusenya. Mu gihugu cya Kenya mugiye kuzabona Kenya itunze intwaro za kirimbuzi. Ngira ngo Kenya ni igihugu nanone nababwira ko ntabwo kizigera kibamo abakomunisite. Kenya ni kapitaliste. Ibyo bintu umwuka w'Imana yarabimbwiye, ariko buno tuvugana impamvu iryo jambo rijemo, narindi kubaza marayika ngo none muri Afurika hari abazungu bari gucuranwa bino bihugu, kubikoloniza, kubiyobora, kubibera, bihinduye abambasaderi babyo mu Burayi, muri Aziya n'Uburusiya. Umwuka w'Imana arambwira ngo nureba hazaza hagiye kubaho gucuranwa uyu mugabane nanone mu bundi buryo no buyindi systeme, ariko Kenya dore isigaye iri kapitaliste, ntabwo izigera iba komuniste. Ariko ibindi bihugu bigiye kuba komuniste, bigiye kujya biyobora cyangwa biyoborwa bifite inkunga cyangwa se bifashwa cyangwa bikoronejwe n'abo muri komunisme, aribo Barusiya n'Abashinwa na Korea ya ruguru. Ngira ngo aba bantu bayobora nk'abami kandi batagira manda, ahubwo bayobora cyane. Ngira ngo rero si n'ibyo gusa, nyine birangwa n'ibintu byinshi, ariko ngaruke mu butumwa Imana Umwami Yesu n'Umwuka Wera yampaye. Nza kubona agace kitwa Turkana. Ni agace kari muri Kenya kagira imvura nkeya. Imana irambwira ngo ikimenyetso nguhaye, aba bantu bagiye kuzagira imvura nkigwa imwaro, nkigwa ikarusi, kandi ikimenyetso nguhaye hagiye kuzagwa imvura nkigwa mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibice intara zimwe na zimwe muzi zigira imvura nyinshi, Turkana, iki gice cya Kenya, Imana igiye kuzagira imvura nyinshi. Mbisubiyemo, nicyo kimenyetso Uwiteka yampaye. Icyo kirihutirwa, mu bisohora vuba icyo kirasohora vuba. Yego, Umwami Yesu avugana nanjye arambwira ngo muri Afurika mu iterambere rigiye kuhaza, dore naguye icyambu cya Kenya gicishwaho ibintu byinshi, ariko noneho bigiye kwikuba byongere byikube. Umwami Yesu wanyerekaga avugana nanjye arambwira ngo kandi naguye imbibi Kenya, ntanzemo umutekano mu gihugu cya Kenya. Kenya izagira umutekano, Kenya izagira umutekano. Mbisubiyemo, Kenya izagira umutekano, nta Boko Haram, nta El Qaeda. Kenya izagira umutekano.
Yesu Kristo nashimwe cyane. Ngira ngo rero no mu majwi hano dufite n'umumama wari warabuze urubyaro ariko yaje gushima Imana ko yarubonye. Muraza kumva umwana we ari kuvuga nk'amajwi ye muyumva, ntihagire umuntu bisitaza. Ni umurokore, ni umukristo, Imana ibampere umugisha. Ari kudushyigikira mu mavuta ariko yaje mu buryo bwo gushima Imana. Hari igihe muzanamubona kuri kamera yateguye ikiganiro kiwe gisanzwe. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Rero nagaciyemo, ngira ngo rero nigarukiye Mwuka w'Imana avugana nanjye ngo ntangaze ko Kenya igiye kuzagira iterambere ryo mu murwa, igiye kuzagira iterambere ryo mu ntara, kandi mukabona Kenya itangiye kugira indege zigenda mu ntara zayo, gari ya moshi zigiye kwiyongera muri Kenya. Umwuka avugana nanjye arambwira ngo Kenya nyihaye iterambere. Ikindi kintu kidasanzwe Umwuka w'Imana yarambwiye ngo Kenya igiye kuyoborwa n'umupasiteri. Ni ikimenyetso nguhaye cy'uko ndi kumwe nawe, mpagararanye nawe, ndi kugendana nawe. Perezida ugiye kuzayobora igihugu cya Kenya ni umupasitori, kandi iki gihe abarozi bo muri Kenya mufite akaga, mufite ibibazo koko. Ngira ngo Imana imuhagurukije, mu kuboko kwe hazabamo inkoni izababaza abarozi cyane, kuko perezida wese ashyirwaho, ariko hari inkoni y'amahoro n'inkoni y'ibibazo. Kandi aba bantu bazahura n'inkoni y'ibibazo, aba mbere nabo nkubwiye ni abarozi, aba bitwa abamasaye bambaye ubusa. Uwiteka yarirahiye avugana nanjye arambwira ngo bazambara ku kibi n'icyiza, bazambara kandi bazambara. Mbisubiyemo, bazambara. Abamasaye birirwa bazenguruka East Africa, Afurika, bacuruza uburozi, babunza uburozi. Abo muri Kenya, ubwo jye ndi hano, ningera muri Tanzania nzababwira. Abo muri Kenya muzambara ibintu byo kwambara amakora, udukabutura, amakariso, mugakenyereraho ibintu by'ibikoyi, mufite imbindo, ibintu byo izi nyama babaga b'amasaya, abadayimoni nibo bababaga, sinavuga ngo n'uwundi muntu babaga. Ngira ngo nkumenyeshe ko izi nyama b'amasayi babatoboramo amatwi bakabakuramo inyama, abandi bakabaca intoki, usanga afite intoki nke, urundi rutoki ruri ibwina mu gicumbi cy'abadayimoni, abandi babaciye amano, abandi bafite ukuntu babatoboramo imbere bagatsindagiramo imiti ngo ni imitsindo. Perezida ugiye kuza iki kintu azakubura, akorope, ahanagure, ateme, asangangure, asenye, akureho. Ngira ngo rero baca umugani mu Kirundi bakavuga ngo ahari abagabo ntihagwa ibara. Yego, ahari abagabo ntihagwa ibara. Nkubwire wowe unkurikiye cyangwa se ukurikiye icyo Imana inyuza muri jye, isura nijye ariko sijye. Nanjye sinje hano kugira ngo umenye cyangwa unyemere, wemere uwantumye, kuko ari we nyine ubutumwa bwiza, wabubambiwe akabwambarira ubusa. Uyu munsi wa none rero marayika arambwiye ngo hari ibibuza imvura kugwa, harimo ababarozi mu gihugu cya Kenya. Hari ibiteza umutekano muke, birimo ruswa nyinshi. Hari ibintu bituma Kenya ubuzima buhenda, birimo abanyamahanga bigira politike Kenya. Kenya igiye kuzaba igihugu cyiza, gifite ibintu bihendutse, gifite ubuvuzi buhendutse kandi bwiza. Kenya igiye kuzatera imbere, nayo igira inganda zikora imiti mu moko menshi atandukanye. N'ubirabikora, ariko ibyo ndi kuvuga ihishurirwa n'amakuru Umwuka w'Imana n'Imana yampaye. Mungu asifiwe sana. Kenya izagira ivugabutumwa cyane. Imbere y'ishobora byose marayika yavuganye nanjye arambwira ngo Pentekote izajya kuvuga y'ubutumwa, ishengero za Pentekoste zizagurirayo ubwami. Pentecoste di Burundi, Pentecoste of Rwanda, muzagurira ivugabutumwa muri Kenya.
abapasiteri b'abapentekoste muzagaragara cyane muri Kenya muhanganye na Freemasoni, muhanganye na Illuminati, muhanganye na Antikristo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nagira ngo nkumenyeshe ko agakiza muri Kenya kagiye kuza ari agakiza gakiza umutima, kagakiza n'umubiri. Kuko tujya tugira agakiza kameze nk'agapiratano, dore inkweto mushiki wanjye. Tujya tugira agakiza kameze nk'agapiratano, aho umuntu akizwa ariko kakaba katamukiza indwara, kandi agakiza kakabaye kagukiza indwara. Tugira agakiza umuntu asenga ariko agakiza nikabe kaguhesha umugore cyangwa umugabo ukagumirwa ugafite, umurozi akakuroga ugafite. Tugira agakiza udashobora kurya cyangwa kunywa ariko ugafite kakaba katagukiza inzara. Ariko tugira agakiza aho umuntu ashobora no kwambara ubusa, ashobora no gufungwa, ashobora no kurenganwa, kagakiza gafite. Nimvuga iri jambo ntihagire umuntu ugaruka ngo ambwire ngo nibyo ngo Yesu yaravuze ko abantu bazarenganwa bagahohoterwa bakanya. Ibyo byaba ari umugambi w'Imana wo kugosorwa n'ijuru. Ariko Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani azabahunga. Hari ikigeragezo kizanwa n'abadayimoni, igihe nicyo ndi kuvuga. Shitani kagusukaho intambara ukazemera muri mbuzi uko ngira, ukavuga ngo nta kundi nabigenza, nta n'ukundi nabikora. N'abadayimoni ibyo bintu bakabishyigikira, abadayimoni ibyo bintu bakabifana ku rwego rw'uko nyine nta yandi mahitamo usigaranye, kugeza ubwo umwanzi akugosoza urutaro uko abyumva nuko abishaka. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi cyangwa mu isegonda rimwe, Shitani intego ye no kwica no kurimbura. Iyo usenga amasengesho make ugira ngo ntuzi gusenga, iyo usenga menshi ugira ngo uzi gusenga. Oya, ubwenge, kwizera no kumenya neza ibyo bintu wizeye ko bishobora kwica cyangwa gukiza, niho ushobora kurokora abantu cyangwa nawe ukirokora. Niko gakiza rero ijuru ritanga. Ni agakiza kemera neza mu byiringiro ko umusozi utabwa mu nyanja. Nubona rero abantu bari gushima Imana, abantu bari kuvuga bati ngiye rwose Imana iranyumva, Imana ikorana nanjye, nuko muri we hari ibyiringiro bihagije, hakaba ubwenge bwo kubikora. Kuko Yesu aravuze ngo musaba nabi niyo mpamvu mudahabwa, ariko abasaba neza barahabwa. Reka ngaruke mu butumwa bwiza ijuru ryandungikanye. Kenya izagira igisirikare giteye imbere ku butaka, mu kirere. Kenya izagira igisirikare giteye imbere no mu mazi. Kenya uburyo igiye kuyoborwamo butandukanye n'ubwo yayoborwagamo. Abakikuyu nibo bari ku isonga gutwara no kuyobora Kenya, kuko aribo baharaniye intwaro rusange ya Kenya. Ariko bano manda yabo sefini. Yesu Kristo hari ishami ryomboye, hari ishami rishibutse ryo mu muryango wa Yuda. Mu buryo bw'ubutegetsi n'ubuyobozi hari ishami ryumbutse rigiye kubaho rikoreshwa imirimo n'ibitangaza mu gihugu cya Kenya. Yesu Kristo nashimwe cyane. Hari ishami Yesu ahagurukije kuri ubu butaka kugira ngo iki gihugu gitere imbere, ku rwego rw'uko ubwo azagwishwa n'iterambere n'ubwo azagwishwa n'amahoro. Ariko habamo bimwe bavuga ngo umuntu anazize ubusa, umuntu azize ubusa. Usanga umuntu ntiyariye, ntiyanyoye, ntiyambaye, ntanaba heza, ntanagenda heza, ubwo ni mu muduga cyangwa mu ndege cyangwa ku ipikipiki, ariko uwakarimbukana n'umuntu ba Dubai urara muri hoteli ikodeshwa 24 miliyoni z'amanyarwanda, unywa icupa rimwe ry'inzoga ririmo ubuvungukira bwa zahabu rigura nka miliyoni 28 z'amanyarwanda. Uwo muntu mukajyana mu muriro, uca inshuro, uri umukarani,
mu buzima bwawe nturajya n'inkoko imwe ngo uyirangize uri wenyine wumve ko Yesu agira neza. Reka mvuge mu mvugo za ba barokore bafite ururimi rwa kinyabutayu, nta fi n'imwe irashyika mu biganza byawe ngo yase uhanura umaze kuyirya. Donc nturarara kuri matera nziza, ni matera dusigarizwa, ni ibyo kurya dusigarizwa, ni imyambaro dukuburirwa, ni imodoka dukuburirwa, nayo uyitega. Ivugabutumwa ni igare utega, ni moto utega, impuzu uhanura wambaye nizo wakuburiwe. Mbese umuririmbyi yaravuze ngo uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Donc nta kintu kigaragara kizima uzize. Va ku giti dore umuntu injira mu gakiza. Rero diaspora ziba muri Kenya, z'abarundi, z'abagande, z'abanyarwanda, z'abanyaburayi, z'aba muri Aziya, diaspora ziba muri Kenya, ubu butumwa nzi neza ko buhagera. Yesu atanga ubutumwa azi neza ko ubwo butumwa buri buhagere. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu atanga ubutumwa azi neza ko banyene kubwumva bagomba kubwumva. Kenya ikoresha igiswahili n'igikenya n'icyongereza, ariko hano ubu butumwa nibuhagera. Yesu afite uburyo muri perezidanse koko. None se wagize ngo twe ntitwumva indirimbo zabo, ntitwumva igiswahili? Abantu b'abanyarwanda batumva igiswahili ntusanga ateze indirimbo y'igiswahilemo amajwi mugenzi we ati hano yari agiye kuvuga uko. Bahati ari kuririmba ibi, Christina Shusho ari kuririmba ibi, n'abandi. Ariko abo n'abahanzi bo muri Tanzania nuko gusa bakoresha ururimi rw'igiswahili. Hama rero je Imana impaye guhanura nti mu rurimi rw'icyongereza, ntimpe n'urw'igiswahili, ndahanura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ubwo yiriyeranje ifite uko iri bubijyane n'uko iri bubireme. Ubwo shubije wowe uri kuvuga ko twakabaye tuvuga mu rurimi ngo abo bantu bumva. Oya, nibuzura umwuka wera nibibi byabo, nanjye kandi nibiba ari Imana intumye ibaha n'ubushobozi bwo kubyumva. Ntabwo ibyo Yesu yavuze byo mu mwuka, yaravuze ngo abanjye ndabibasobanurira. Nose Yesu ntiyavugiraga mu migani? Kira kinyarwanda hari aho ukizi? Imbuto zigwa ku kara, akara ni iki? Nuko yabibasobanuriye mukakamenya. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa ni iki? Rero na hano haba umwuka wera wo ku Bibiliya ivuga ngo ibyo kurya by'abana si byo kurya by'imbwa. Abo bana rero nyirabyo nibicara arababwira ngo dore ubuhanuzi buvuye mu Rwanda bugenewe igihugu cya Kenya. Nigarukire mu butumwa bwiza, koko ni nabwo twahamagariwe, ni nabwo tugomba kuvuga. Haleluya. Uwiteka arambwira ngo aba bayoboye cyangwa se iri shyaka rimaze igihe riyoboye, manda yaryo irarangiye iteka. Abantu babo baragumamo, barazakora, ariko Yesu ahagurukijemo irindi shami rigomba kuzatwara igihugu cya Kenya mu murongo w'ivugabutumwa. Yesu yambwiye ko agiye kugera muri Kenya akahashaka abageni benshi. By'umwihariko hari perezida rero ugiye kuzayobora igihugu cya Kenya, akaba umwe mu bashyizweho mu nyungu zo kugira ngo Yesu ahabone umugeni yaharaniye kuza gucungura cyangwa yabambiwe. Si ukuvuga ko n'ubu batazamuka, si ukuvuga ko n'ubu Kenya idakorera Imana, ariko hazaza ivugabutumwa imisozi yo muri Kenya isengerwemo. Hari ivugabutumwa rizahagera mu mashyamba hasengerwe, tutirengagije inkuru mbi y'abapfiriye muri ra mashyamba. Pastor ababwiye ngo biyirize ubusa kugeza bapfuye, kandi abo turabihanganishije. Hari hazaba ivugabutumwa imigezi isengerwemo, hazaba ivugabutumwa igisirikare kikizwe, igipolisi gikizwe, hazaba ivugabutumwa muri perezidanse, mu tubati, mu biro byo mu ngoro nkuru ya perezida, usange buri mukozi afitemo Bibiliya, usange muri avamedi hari uwasomye ijambo ry'Imana muri perezidanse ya Premidi, hari uwasomye ijambo ry'Imana ku rwego rw'uko ubu butumwa ngewe ndi kukubwira uzajya ububona. Kandi ubuhanuzi n'ubuhanuzi, ibyo Magayane yahanuye ubu turi kubibona, n'ibyo umupfumu Nyirabiyororo yapfumaguye nabyo tugenda tubibona. Nagira ngo rero nkubwire ko ubuhanuzi ntibubora, ntibusaza. Niyo mpamvu navuze ngo udukurikiye wakandika
washyira ahantu ugafotora, ibi uzabibonesha amaso yawe ukiriho, kuko nanjye nzabibona, ntabwo ari ibizatinda. Nagira ngo nkubwire ko Kenya igiye kuzagira inganda nyinshi, iz'imodoka, iza zahabu, izitunganya zahabu, ubwo nicyo nshatse kuvuga. Kenya ifite ibirwa bitari bike, ibi birwa bizagerwaho n'iterambere. Abajyayo kenshi bakoresha amato, ubu mugiye kuzakoresha indege. Kenya n'ubu ngubu iteye imbere, n'amafaranga yayo ateye imbere, ariko ishobora byose, isumba byose, Kenya igiye kuzatera imbere ku rwego rw'Uburayi. Uko niko kuri. Bibiliya iratubwira ngo ntitukarahire, ahubwo tujye tuvuga yego cyangwa oya, ururimi rwacu. Rero nanjye nkubwiye ngo uko niko kuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwanditsi Yesu Kristo ari ku musaraba yaravuze ngo data bibe uko ushaka, ntibibe ngewe uko shaka. Kandi uko niko kuri. Nanjye rero umwuka w'Imana utuyobora, utugenga, udutegeka, bibe uko Kristo abishaka, ntibibe uko Habiyambere Martin ngewe mbishaka. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi turi mu kwezi kwa kane. Nanone ndaje gatoya, mwihangane. Muvugabutumwa ntabwo yavuga ubutumwa atakubwiye uwabumuhaye n'uwabumutumye. Umuntu wampawe ubutumwa ni umwami Yesu Kristo, duhamya ko yazutse kandi agatsinda mu isi, agatsinda mu ijuru, ndetse no kuzimu, akanyaga shitani ifunguza akamubohera ikuzimu. Uwo ni we duhamya wazutse mu bazutse. Turi mu bihe bigoye biruhije, wowe udukurikiye, kandi Imana iguha umugisha gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe. Turi mu bihe bigoye biruhije. Ijuru ryagaragaje kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugeza muri uku kwa kane, tuzirikana twibuka Pasika, aho impanuka ari nyinshi, aho ipfu ari nyinshi, aho abarozi bagwihaye, abantu bafite ibigeragezo shitani yabambitse, agera mu buriri akaryamana nacyo, abyuka mu gitondo ugishyiramo urukweto nacyo ukagira ngo kikubanje imbere. Donc hari kugaragara ibikorwa by'abadayimoni cyane kuruta ibikorwa by'Imana by'abera. Aho insengero zifite ibibazo, akajagari mu basenga, induru mu basenga, umuborogo n'amarira mu bihaye Imana no mu bemeramana. Tugeze mu gihe navuga ngo iyo umwana arira nyina ntiyumve. Ngaha aho tugeze kuri ka gasozi kitwa Biruhanya. Nk'uko Pawulo nawe yavuze abwira Timoteyo ngo ibihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko hari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero. Tugeze mu bihe bibi, Pawulo yavuze. Ngira ngo ibi bihe bya nyuma tugezemo, nagira ngo wowe udukurikiye, Yesu akuramburira ukuboko. Koko nubwo ndi mu butumwa bw'igihugu cya Kenya, hari umuntu udukurikiye ufite ikigeragezo kiri guhekenya umutima, ufite ikigeragezo kiri gushiririza ubwonko, ufite ikigeragezo cyajisha amaboko, ufite ikigeragezo kiri gukubita umugongo. Ababyeyi no bavuga ngo umugongo kirawuciye. Ufite ikigeragezo cyamaza amano usitara ibumoso gusa, ufite ikigeragezo cy'umusonga udatuza, mu izina rya Yesu, mu izina rya Data, mu izina ry'umwami Yesu, dayimoni kuzimu kwa jina Yesu Kristo wanesheje. Yesu Kristo aswape uyu mwaka akugirira imbabazi w'ibihumbi 2025, awuhindura umwaka w'umugisha. Urebe mu kiganza cya Yesu wanesheje, urebe mu ruhanga rwa Yesu Kristo huzuyemo amavuta y'ubutabazi n'ubutsinzi. Mungu asifiwe. Urebe Yesu Kristo ukugejeje aya magingo, suko batakuroze, suko batakwishe, suko batakugambaniye. Koko kubugera ku kazi bikabuko, wagera mu rugo rwawe bikaba kuriya, wakata muri karitsiye bikaba ibyo. Shitani yagushyizeho amabyi. Bivuga ngo nzabakuraho amabyi y'Abanyegiputa. Haleluya. N'Abanyegiputakazi, koko barahanduriye muri Egiputa, bahavugiye mabi, bahaboneye amage, bahaboneye akaga. Iminsi bamaze kwa Farawo yari y'umubabaro n'agahinda. Nawe rero
umwami Imana muri uku kwa mbere wahuye n'ibibazo, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu no mu kwa kane. Kandi abahonze Yesu imisumari si wowe bari kugirira imbabazi. Abantu babambye Yesu bakamwambika ubusa, ubwambure bwe bakabushyira ku gasozi, kandi si ntimwambika ubusa. Nagira ngo nkumenyeshe ko wowe nta n'imiyaga bashyiramo yo kukubabaza. Abantu bakoze ibara bagakora ishyano n'akaga n'akangare, nari nkiri kumuhamya ariko ndaje nyihanganira gatoya. Abantu bahemukiye Yesu ku rwego rw'uko bamunywesha vino bira bintu biri vinegre bavangamo n'ibindi bintu by'imishari, ngo barabimuha basabye amazi ku musaraba. Ngaho reba kutabize nkeri, ikigeragezo cyakujwigirije uri kumera nkeri, kandi bari kugukorera uruti ruremereye cyane. Muri busanzwe uriya musaraba upimye ibura upima, uriya musaraba uraremereye cyane. Niyo mpamvu n'ikigeragezo nawe ufite kiremereye, ndetse nanjye icyo ufite kiraremereye. Ariko mu izina rya Kristo wanesheje shitani, akanesha umubiri, akanesha isi, ntangaje ubutware bw'ishobora byose isumba byose ikugobotore mu maboko y'umwanzi. Yobu yarageragejwe bigeze haravuga ngo noneho aho bigeze tanga ingwate unyishingire nanjye ndebe ko nahumeka. Koko Yobu ibyiwe byose byari byarashize, ngo Yesu aba ari bo wigwatiriza. Yobu ava mu mageragezwa no mu bigeragezo, asubirana umugisha no kuruta uwa mbere. Wowe rero unkurikiye nawe ufite ikiri kukubabaza, kandi ndi guhanura amahoro kuko Kristo ambwiye ngo hanura amahoro, kandi ndi kuvuga ubutumwa bw'amahoro kuko Kristo ambwiye ngo tangaza iby'amahoro, vuga ibyururutse umutima. Ese urizeye onodi Jesu, urizeye pfukama aho uri, fata kwizera, erekeza umutima ku kibazo ufite mu izina rya Yesu Kristo. Natwe twiringiye ishobora byose isumba byose kwigiye kukwereka ikiganza cyayo, ikakwereka ukuboko kwayo. Haleluya. Peketeshezererebo uravebeba yukamene kuwa zomene ya zupaya. Yesu ntabwo yakemera kugutererana. Pika chazererebo ayi data wa twese uri mu ijuru, ntabwo Yesu yakemera ko shitani akumira bungura guhekenyesha imikaka ye. Hoya. Ibi bintu urota ni akaga, ibintu wumva mu matwi, amajwi wumva ni akaga, ibintu bizengurutse ubuzima bwawe ni amagambo mabi, nibikwica nibikubabaza. Ariko ishobora byose yarirahiye ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha uwundi muntu. Rero niyo mpamvu nkubwira, niyo mpamvu ndi kuvugana nawe udukurikiye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Shira mu izina rya Yesu icyifuzo wari ufite, subizwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Subizwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwicira abazimu, Imana igukangira abadayimoni, Imana ikwirukanira abadayimoni mu izina rya Yesu. Mu cyumba uryamamo, muri saro, ku kazi aho ukorera, activite zawe, muvoma yawe, sirikirasiyo yawe, mu izina ry'uwatuwame wakaducungura, ntukorwe n'isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mwami wanjye koko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu koko urabikwiriye. We wumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uherereye hose, bwaba bwije bwaba bukeye, ubu ni ubutumwa bwiza kandi tuvuga dushize amanga. Haleluya, haleluya. Nta shitani idashya, mbisubiyemo, nta dayimoni idakongoka, nta muzimu udatsindwa. Niba Yesu yaranesheje ukuzimu, mwizere nawe arakuneshereza. Niba yaratsinze isi, mwizerere nawe aragutsindanishiriza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngira ngo mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka,
ngarutse mu butumwa bwiza. Kenya ntabwo abanyakenya bazongera kwifuza, ntabwo abanyakenya bazongera kubaho mu buzima nk'ubu tubayeho bavuga ngo nagera gute i Burayi. Ntabwo Kenya izongera gutegwa n'ibyihebe ngo bisambura ama etaje byica abantu bishimuta abandi. Oya, amahoro Yesu azanye muri Kenya muzayiyorosa, muzayisegura, muzayarya, muzayanywa, muzayambara, azagaragara mu kirere, agaragare ku butaka. Aya mahoro azagaragara mu muhanda, agaragare mu migezi, agaragare mu nzuzi, agaragare mu biyaga. Ni ubutumwa Uwiteka yampaye. Wowe rero udukurikiye kandi wowe udahwema kubana natwe no kugendana natwe, mu izina ry'Umunyanazareti Uwiteka aguha umugisha, ikirizo utamena. Turanagushimiye we wakoze subscribe, nawe utarayikora uyikande mu izina rya Yesu, kandi ujye ukanda akazogera kirabure kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ubutumwa bwiza. Haleluya. Mu by'ukuri rero Yesu abazaniye perezida w'umugisha, perezida mushya w'umugisha, kandi abazaniye ubutaka bwera, kandi abazaniye inyanja n'amazi y'umugisha. Iyo Yesu azanye igihugu gishya, icya mbere nta ndwara zikibamo, cya kabiri nta nzara ikibamo, cya gatatu kiba kiranzwe n'amahoro. Nguwo umugisha Imana itanga, nta ntambara zikibamo, nta pfu z'abadayimoni ziba zihari, nta byicaro n'ibirindiro by'abadayimoni. Ahubwo ubu tuvugana nuko Filimasoni, Eliminati, Antikristo, imiryango y'abatinganyi zingakarago. Kenya si yawe Shatani, hunga. Kenya si ubutaka bwawe, si igihugu cyawe. Ibyo bintu byose nk'uko nabivuze Yesu yarabitsindiye, Yesu yarabibambiwe, Yesu Yesu Kristo mu isi yambara ubusa kwari kugira ngo abanyakenya bazabone ijuru. Yesu agira ngo abanyakenya babone ubugingo. Haleluya. Biriya byose byamubayeho by'akaga n'amage n'amakuba n'intambara kwari kugira ngo abanyakenya babone ijuru. Rero Satani wageze muri guverinoma, Shitani wari warageze mu burezi, mu bworozi, mu burimyi, Shitani wabaga mu mabarabara, Kimia, ondoka, toka kwa jina la Yesu Kristo. Hewa mbaya, isuka n'agatebo, abazimu bashye. Haleluya. Ni Yesu wanesheje, arambuye ukuboko mu gihugu cya Kenya, arambuye ikiganza mu gihugu cya Kenya. Ngira ngo nigeze numva indirimbo Bahati Bukuku ayiririmba ngo Kenya ihezagirwe, koko Kenya yigeze imuhezagira nawe. Muhanuzi wese iyo ahawe amahoro ahanura yandi. Mungu asifiwe. Ngira ngo nanjye rero ubutumwa Imana yampaye mu gihugu cya Kenya ni Kenya, muzi Kenya, ariko mugiye kuzabona Kenya nshya itari ya mbere. Mugiye kuzabona Kenya, Yerusalemu amasezerano asohora mu gihugu cya Kenya. Igihugu kigiye kuzarangwa n'amahoro, kigiye kuzarangwa n'umutekano, kigiye kuzarangwa n'umugisha, kigiye kuzarangwa n'ukuri, kigiye kuzarangwa n'umugisha, amajya n'amaza. Haleluya. Haleluya. Kenya nta ntambara nahabonye, ntayo. Ubibajije muri komenti, nta ntambara nigeze mpabona. Ubwami buzasimbura ubundi, ariko nta ntambara nahabonye. Cyakora harimo ibihugu nabonyemo intambara, nimbigeramo nzajya nzivuga, abazabyumva namwe munisame, munihurumiye, excuse me, pardonne moi, mu buryo bw'ibitagushimisha mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka. Haleluya. Ariko ho ntayo nahabonye. Nyemerera rero ibi bintu natwe ntabe twahubwa izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nawe ubyumvisha ugashyigikira Kenya, ugasengera Kenya, ukemera ko Kenya yabona ibyiza n'abanyakenya bakazabona ubugingo. Ariko dore ahantu intambara iri. Ngira ngo rero Imana yarabigaye, yaranabisesemwe, mugiye kubona akabando n'Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, ntagabanyije ntanongereye. Umugisha umuntu wese uteze amatwi ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bwawe. Kuri iyi saha n'uyu munota urakoze nyaguhora ku ngoma. Ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho mu isi no mu ijuru, by'umwihariko mu gihugu cya Kenya.
amajyepfo, amajyaruguru, urasira, uburengera. Icyubahiro ni icyawe iteka yose. Tubanye indogobe, urakoze gukora umurimo wawe. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turinde muhozi, turinde n'ishyari ry'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo udutsindanishirize, utuneshereze none n'iteka ryose. Amen. Kude chapeau. Shalom.